nawe afashwe mpiri n'abakomando 24 ba M23. Birasa nkaho General Sultan Makenga ashaka gutanga gasopo ku mikorere y'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo indani muri teritwari ya Walikale, aho bivugwa ko FARDC n'abandi bari mu mutaka wo kwandisiyo bagambiriye ikibi cyo gukoresha imbunda zirasirwa mu ntera ndende ziteretse muri teritwari ya Walikale kugira ngo zibombaride Bukavu ndetse na Goma, hashingiwe ku nkuru z'ubutasi zikomeza gusohoka isogonda kurindi. Ngiye kubabwira imwe muri operasiyo yabayemo ugufatwa mpiri k'umukoroneri mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakoreshejwe abakomando 24. Birasa nkaho General Sultan Makenga noneho yamaze gutegeka ko byanga bikunda ibyo Koloneli Jimmy yaramaze iminsi asa nk'ugenza make muri operasiyo ziremereye cyane agomba kubikomeza. Turi mu gice cy'iburasirazuba bw'amajyaruguru ya teritwari ya Walikale. Ndababwira akantu ku kamwe ku kandi kubera ko bandakava banjye bakabana ba Advance Party ku ruhande rwa tanze amakuru, bose bavuze buri kimwe cyose uko byagenze kugira ngo isaha y'isa 5:48 igikorwa cya nyuma cyari cyamaze gutegurwa kigene uko General Sultan Makenga yakifuzaga. Amwe mu makuru y'ingenzi atangira mu rukerera avuga ko hari amakuru yari yamaze kumenyekana ko hari umwe mu bakoloneli bazwi mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo wari umaze nibura amasaha agera muri 4 ari mu modoka imuvana Gisangani imuzana hano muri teritwari ya Walikale mu gace ka Mupeti kari ku muhanda ugana neza mu cyerekezo cya Pinga. Amakuru y'inzego z'ubutasi ziri ku muhanda uva Walikale werekeza Gisangani yamaze kumenyekana kuri ba Advance Party ba M23 ko hari umukoroneri uherekejwe kandi ko bisa nkaho ari we ugiye gushira mu bikorwa umugambi wo kubombarada Bukavu na Goma hakoreshejwe imbunda z'umusada zirimo na yindi nkunda kubabwira ya Bogutana y'abanya Ikirene. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imaze igihe yarazanye muri teritwari ya Walikale. Amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane yangezeho agira ati inzego z'ubutasi za M23 zikimara kumenya iby'uru rugendo rwa Koloneli Mamba Wambura Patrick, byabaye ngombwa ko inzego zose zikorana cyane. Mu rukerera amakuru akimara yose gukusanwa hoherejwe abakomando 25. Koloneli Jimmy usanzwe uzi cyane mu gisirikare kirwana aho rukomesha Special Force ya M23 yahawe iryo tegeko na General Sultan Makenga ko uwo Koloneli Mamba wa Mambura agomba gufatwa akazana mu gice kigenzurwa na M23. Amwe mu makuru y'ingenzi kandi akomeye cyane arasobanura buri kimwe cyose. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itegeko rya Koloneli Jimmy ryari naryo rimaze gutekerezwa uburyo rigomba gushirwa mu bikorwa. Abakomando 25 barimo inasi zigera muri 6 muri bo ndetse hagasigara ubwo abandi bakomando 18 bikuyemo abagena nanone muri 6 babaye nk'abamudahushwa kubera ko hagombaga gutega ambushi ubundi abandi bakajya mu gikorwa cyo guharasinga imodoka ebyiri zari ziherekeje Koloneli Mamba wa Mambura Patrick. Amakuru y'ingenzi avuga ko ibi byoroshye cyane ko hatari harimo nibura abasirikare b'abanyamahanga bari aba FARDC gusa bari bamuherekeje, kandi birazwi neza ko igikopu iyo kimaze gucurangwa mu matwi y'umusirikare wa Kongo nta kindi akora, ntabwo yibuka inshingano uretse guta intwaro agakizwa n'amaguru. Ibi byoroheye cyane abakomando ba M23. Andakava wanjye ati nibura habayeho uguhererekanya amasasu ku mpande zombi. Ntabwo twakibwira ko hari abarenze babiri mu bantu nka 20 wenda n'8 cyangwa se 30 wenda batarenze na 5 batari bari muri iyo groupe. Icyo twakoze ni kimwe cyane, twamaze kumenya uwari we, amafoto ye twari afite. Icyo twakoze nuko twari twamaze gutanga sinyari kuri ba mudahushwa bacu bari bafite uburyo bw'indebera kure ku buryo bagombaga kugenzura buri umwe wese. Icyo twakoze kubera ko tubazi, twategetse ko hatabaho imirwano minini cyane kugira ngo hatabaho ukurasana bigatuma tutagera ku mupangu wacu. Urabona bari hejuru ku modoka z'amajipe, icyakozwe nta kindi ni ukuraswa mu matako ko abasirikare bari ku ruhande rw'iburyo bamaze kuraswa mu matako no mu mavi.
uratekereza hari ikindi cyari kuba? Bose babonye ko ibintu bitoroshe, kandi urumva ba mudahushwa bacu barasiraga mu ntera iri hakurya kandi bari mu biti. Byagoraga ko umwanzi yari kurasirwa rimwe amasasu agera muri 4. Nagusubiza ngo atekereze ko hari aho ashobora kubona uretse kuva mu modoka bashaka uburyo barasa, ariko twari twamaze kubona buri kimwe cyose. Twari twatanze itegeko ko twese tugomba guhita twankaravinga agace umwanzi yararimo ahungiramo. Icyo twakoze nta kindi cyane, twagombye kugira ngo dukore ibishoboka byose Koloneli Mamba wa Mambura ka Patrick tumukuremo, kandi byatworoheye cyane kuko we yashatse guhindura icyerekezo abasirikare bose bari bahungiyemo. Ngase nk'usubira inyuma gato abanze amenye uburyo ashobora gutanga komandoma. Yari afite icyombo gifite anteni ndende cyane, we yibwiraga ko yihishe ariko anteni yahise igaragara hejuru. Byatworoheye cyane kugira ngo abasore bacu babanze bacucume abari bamanutse ku ruhande rwe hepfo. We yari yasubiye inyuma ho gato nk'ugiye gushakirwa inzira. Biratekerezwa ko bo bashoboraga kuba bumvaga ko icyerekezo bari kuganamo aricyo gishobora kuba giturutsemo amasasu, ko gerenade twari twamaze kujugunya mu cyerekezo kindi batekerereje ko yavuye mu cyerekezo cye haraguru. Kuko twari twamaze kuhagera, twabajijishije kugira ngo mu gihe baba batangiye gusubiza batekereze kabiri ko bagomba gusatira umwanzi. Aho rero binjiye niho batekerezaga ko umwanzi bari kumusanganira, kuko bagiye banarasa, ariko birashoboka ko ari ugucanganyikirwa kuko hari 4 bari bamaze kuraswa mu mavi, nta kindi bari gukora. Twahise tubananiza gutyo. Koloneli Mamba wa Mambura ari mu biganza byacu. Ntabwo twakubwira ngo aherereye aha n'aha, ariko abasirikare bacu b'ingenzi bamaze kuva muri bamaze kuva muri operasiyo, ariko twamaze koherezayo abandi bo kubaka urukuta kubera ko hari hamaze guhamagarwa itsinda twavuga ko ari ry'umusada kuri bo, ariko nta kintu bashobora gukora. Icyo twabahembye nta kindi, nuko n'imodoka bari batekereza ko ishobora kubafasha. Birashoboka ko yari inatanze umusada w'amabogisi agera mu 8 ushingiye ku makuru n'ubundi twumvaga turi guhangana cyane. Twayitwitse nta kindi, dusubira inyuma. Abasore bacu ubu bamaze kubaka urukuta, nibyo bari guhanganira. Uyu undercover akimara kumbwira ibi nabanje gusesengura kubera iki Koloneli Mamba wa Mambura Patrick yashakaga koga cyane muri M23. Hari amakuru y'ingenzi kandi amakuru akomeye cyane avuga ko uyu Koloneli Mamba wa Mambura ashobora kuba yari umwe mu bantu batanga amakuru muri M23, ko ahubwo yarajyanye mu buryo bwo gushirwa mu mutego kugira ngo asantire ibice bigenzurwa na M23 aharasirwe. Bikavugwa ko ubutegetsi bwa General Major Abdallah Nyembo uyoboye akarere ka 3 k'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ari byo bari bagambiriye, ariko bivugwa ko aya makuru yahise asohoka cyane. Gusa hari indi nkuru nari gukura ku ruhande rwa M23 ivuga ko Koloneli Mamba wa Mambura Patrick yaba ari umuhanga mu kurashisha misile ziri ku mbunda zimaze iminsi zoherezwa muri iki cyerekezo cya Walikale, by'umwihariko mu cyerekezo cya Pinga. Amwe mu makuru y'ingenzi akomeye cyane nakuye kuri uyu muhanda Pinga usa nk'ugaruka iburyo ugana noneho mu cyerekezo kigana mu Peti, avuga ko M23 isa nkaho iri guhindura icyerekezo cy'urugamba ushingiye ku makuru y'ingenzi n'ibintu biri kuba muri iki cyerekezo. Birasa nkaho urugamba rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwatangiye kwinjiramo andi mayeri adasanzwe. Bamwe mu banyamakuru bari ku butegetsi bwa Kinshasa bakomeje kuvuga ko bigaragara ko M23 ishaka gufungura icyerekezo cy'umuriro musha mu cyerekezo cya teritwari ya Walikale. None mu gihe teritwari ya Walikale yatangira kumvikanamo urusaku rw'ibiturika, ntibyaba bitanze noneho nanone irindi jambo kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kongera gusaba mu gihe Walikale yafatwa ko inyeshamba zasubira inyuma. None se ibi noneho General Sultani Makenga yabyemera gutyo?
birasa nkaho ibintu bikomeje gukomera ushingiye ku makuru y'ingenzi akomeje kujya ku karubanda. Ariko kandi ku rundi ruhande birasa nkaho paje y'ingenzi ikomeye cyane itangiye kugera hanze ivuga ko muri teritwari ya Walikale abasirikare b'abanyamahanga biganjemo abacancuro bo mu tsinda rya Vectors Global bamaze kotswa kugira ngo berekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko mu buryo bwo kubaka ikibuga kigomba guhagurukirwamo za drone. Bitekerezwa ko M23 guharasinga drone ikanayirasa ku byabayeho mu masaha 48 asize, ariko ngo drone ya FARDC iva mu cyerekezo cya Gisangani iri ku butumburuke busumba cyane na radari za M23. Barashaka kugira ngo radari ijye nibura isoma ibirometero biri hejuru ugereranyije nuko amakuru y'ubutasi bwa FARDC bayafiteho, ku buryo drone zigiye kuza noneho zihagurukira mu butumburuke buri hasi cyane radari za M23 zidashobora kubona. Birasa nkaho paje ikomeje gukomera cyane. Ariko kandi ku rundi ruhande muri Goma mu murwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru birasa nkaho abaturage bafite ubwoba, ingamba zo kugena uburyo bwo kwikingira ndetse no kwirinda ko habaho ikwirakwira ry'iyi ndwara ya Ebola, nyuma y'uko ku munsi w'ejo u Rwanda rufunze imipaka mu cyerekezo cya Gisenyi na Goma. Ubu Rusizi naho imipaka ikaba yafunzwe kuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda byabivuze. Birasa nkaho abaturage bafite ubwoba bw'ibintu bishobora kuza gukurikira cyane. Umwe mu bantu bakomeye uri Goma yagize ati ahangaha niho kina ngufu iraza kutwerekera ubushobozi bwayo mu bigendanye no gutekereza ko twazagira igihugu cyacu cya Repubulika ya Kivu, kubera ko iki cyorezo kirakomeye cyane. Nimba igihugu twavuga ko ari ubufasha muri twebwe cyafunze imipaka, nuko hari ingamba zafashwe. Birasaba umusada wihuse kugira ngo dutangire tugire icyizere gikomeye cyane. Ibihe bikomeye kuri kina ngufu nibyo bikwiye kuba binatubyarira umusaruro wo gukomera nk'igihugu. Turashaka twebwe nk'abanyegoma ko habaho rwose uburyo bushobora gutuma tubaho dutekanye, nibura tugatekereza ko igihugu cyacu mu gihe n'ubundi cyabaho twakomeza kwirinda n'ibindi bintu byinshi cyane, nitube nk'ibindi byerekezo bidafite umutekano bikomeza gucungwa na leta mu gihe hagezwemo iki cyorezo cya Ebola. Aya ni amagambo akomeye cyane y'umwe mu bantu batuye muri Goma. Ariko kandi ku rundi ruhande nakomeje gutera icyumvirizo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu cyerekezo kigana Kavumu. Urusaku rw'ibiturika ruracyakomeza kumvikana, bikavugwa ko FARDC n'abari muri yo kwandisiyo bashaka gukomeza guharasinga M23 nk'uko amakuru y'ingenzi angeraho akomeza kubishimangira. Gusa nateye icyumvirizo menya ko guharasinga mu cyerekezo cy'iyi teritwari ya Kavumu, ndavuga Kabare na Karehe, bisa nkaho bigambiriye gutesha umutwe kugira ngo M23 ishake ifate icyerekezo kimwe ijijishwe, ariko hakoreshwe ibindi bitero bye mu kirere bigomba kuzenguruka ibice bigenzurwa na M23. Birasa nkaho ari paje zikomeye kandi zikomeza gusohoka isogonda kuri indi, mbashimira mbabwira ati ibintu biracyarushaho kugenda neza. Ariko kandi ku rundi ruhande bibutse gukora subscribe ndetse na comment kugira ngo tuze tumana 5 kuri 5.